utubaho. Reka da. Umugore umugira iki? Nta mugore muri utubaho. Yego nanone. Ngo wikaza aramabya mu kirere. Akanyanga mu mutaranda kakuro. Ubundi inzovu yakurongoye aho ikagira inzira. Lemon parankui. Reka none se amavunja ategwa n'iki n'imirire mibi. Waba wariye neza winereye icyayi. Ivu yari kinjira he? None se iyo wariye neza uba wariye iki? Mukira pagasetande. None se iyo wariye nabi uba wariye iki? Ibijumbu karenjaho 200 z'amazi ubwo nawe urariye. Karafu rero. Yambaye kwijosi. Ahanga hasoma hano turebe. Kanditseho rucundo rwanje butima bwanje nzagucunda gushika gupfa kwanje. Lemon parankui. Baguhata ku kibuno. Nawe byibusha umusatsi gusa ubwo Nyakubyuhwa n'iminsi we. Reba kabuno karahwihuye wanyo kitereka taruma. Kera kazunguza kabuno gene ihene iri kuri rugo rw'imiyenzi. Kapo tambyina wagesambo kabyinisha kabuno mwirimba. Ariko rero nicereka nkubwire. Buriya mu buzima no mu maraso. Urukumva? Iyi envelope fusharuka. Well, iby'urukundo waruramo fanta Ariko mu ndanyiko ntiwaje gucubangana. So right. iyi envelope nahirimo ibijyora. No. Aha, wamara gushiramo metero rero. Buri muri metero ugahita utangira gushiramo envelope. Oya da. Watangira gushiramo ibigori muri envelope ya metero. Ewe, ay. Yeje nuza. Kumara ibigori nako. Envelope. Oya. Kubogeshwa. Kumara envelope. Nshaka kwisiramuza ariko ikibazo ni ubushobozi bw'intuza amafaranga kagize amata b'umushumba bagasiramura basiramura amata g'umushumba bagire n'intuza n'amabuja bakupa umupira. Hey, y'all, come look at this. Fata miliyoni imwe uvanemo gatatu rimwe kabiri gatatu uteranyeho rimwe harasigara kangahe? Miliyoni imwe uvanamo gatatu uteranyeho rimwe harasigara kangahe? miliyoni mgo arasigara miliyoni 600. Why are you crying? Ministeri yitwa Minekofin urayizi? Nayigenderagamo maje kwa ashiteri. Ikigo cyitwa Minekofin. Ndahazi. Urumva ni igiki? Ndahazi. Hey, y'all, come look at this. Icyo kigo nahantu habarimo na Rwanda rateri kibari nk'ikimodoka kinigi gukwara kimwe Rwanda rateri noneho wowe yo Rwanda rateri genda ihugiza ukuva akayaga kagenda mu gishi no mu bishina hose namunabere kumva n'ibintu by'umufurushendo kumva utava mu idovinde wicaye. Dukorera online ibyo bintu urabizi? Ni hari amamoki. By'u Rwanda rugizwe n'amabara angahe? Ayo mabara sagute? No so umwerura no umwero n'umutuku ngira ngo ni
n'icyatsi. Hey, y'all, come look at this. kabaye umva reka nkubwire ikintu ngiye kizajya kimpuza nawe ni inama y'akagari cyangwa iyindi event ukumva ibyo ari byo gusa si nk'ibya malariya ubwora Nzovu turakorana kuko amafaranga y'abanyeshuri yarayohereje nawe ubona aho kawunga n'umuceri. Ni sawa kabisa. Kora Nzovu. Ko nibyo yashinga saro. Ariko byibura mufite nosiyo. Oya kogosha nazabimenya ngende no gushitwana duto. Ese uce mu ntozi. Kuhaguruka buri kanya iyo ntebe iriho umuriro. Baguhata ku kibuno. Nawe byibushye umusatsi gusa gusa. Nyakubyibuhwa n'iminsi we. Reba kabuno karahwihuye wanyoka itereka taruma. Kirayira kazunguza akabuno gene ihene iri kuri rugo rw'imiyenzi. Kapo tambye na wagesambo ka zubuki kigiraga amafaranga Nase naye gufata uyu muhirimbiri we uko biri kose akaduza se akagutukana imbere y'abantu niye nyungu mubona mu bintu yego da uragira ngo muri abahirimbiri nawe ngo numuhirimbiri nje mujye kuvana wa satani ibintu Ako baba ejo watukanye nawe uvutuka boss. Wewe mugani Uvutuka boss. Nongera mbisubiramo umuntu ufata cano ngo bayigurishe igeze kwa riratera mbere aba yagize ubwenge buke. Umeze nk'igisebe cy'umufunzo kabisa. Vavarika nkwereke ubundi Nzovu yakurongoye ahubwo ikagira inzira Ndongora ndi Aragira ati mfite umugore wanjye kandi batabana nta wundi mugore umutubaho. Reka da umugore umugira iki Nta mugore umutubaho yego nanone akanyanga mu mutaranda kakuro na weju umwebwe muri abantu ngo gushaka kugusha umuntu mu cyaha uri kunuka ntabwo nakubwiye ejo dukora ikiganiro ko nakubwiye ko abantu baretse guca basaguta bafite isura nk'iya bulldog mbaye imbwa none ariko kure ntabwo uri imbwa ariko urasa nayo urasa na bulldog Ujima kuzagaruka iwanjye nzazana iyo mbwa uriyo komutasa iyo wasanze iwanjye imeze ite bye ngona gugu cyane uri wayurere akangiye uri kunukira kabisa kunuka probleme kunuka usharati uri kunuka ibintu by'ubusambanyi b'isi comprendre uri kunuka nk'ibintu bimwe bivanze n'inzoga warayehe tubwira yakukuri nini wowe niyo ndaya yawe mwaraye mu muferege muri rara nitwa Manzi P ndi umupfubuzi subhana wa ta'ala shitani se wabigize umwuga hano bahari se kandi mbikora mbikunze babarira umbwire nk'umushoramari uzaza agashora imari mu ndaya ngereka mubwire ukuntu nabigenza wabigenza nazifata nkazishyira hamwe nkagita ikigo cy'indaya mwabagabo mwe rero none mwajya nababona ukazajya uza kuri reception ukavuga ati ndashaka imezi tukayigusasa hari za moko yose uzamugwa hazaba gushira ishyano Yesu urimo n'ibiki
ariko unzatera inda shaho uzamuhamya byo uratinze ufite ibintu mu mubiri byinshi umfite iyarara ryinshi yewe uzamuhe kumanya ko kurongora urandamye ndagushaka uvuga nawe aviya kanyo ko ngomba kurongora wewe utaki ko wajya nini howa kumanyuko we karankubise ngomba kurongora kumamayo kanyombo none se umushinyagize numushinyagize urashaka ko kurongora ko ndi kukubwira neza urashaka kurongora kuki uri kumuforoza kurongora kabuno nuko kuki utarongora ahubwo kuzura ugusadagurika nk'ubu ngubu ejo ntiwanira kumukeneraho na serivisi ko se ubundi umuyobozi uvugaga kuriya abagaho ariko nawe ndakwiyumvira kuvuga ngo ni mwiza mwese wari uzi ibikomotse ku ni amagambo ganje ganda dore ukungana uko ntabwo natinyuka ngo nje mu izo nzira mbi ariko uriya muyobozi ni na mwiza nari kwihagarara ariko ni mwiza ni ciza nyine ni ciza pe ndago waba ufite ubwenge ngo ubure no kutaba mwiza kuri nubonye se ziramitsa ako nyine n'abayobozi habaga igihe bagenda mwago manama bakicana n'abaminisitiri nose yajayo asa nabi reba ukuntu ari kuri burungushura shato iburyo ibumoso ni ciza shana kwambi reba ukuntu kambaye sha iyo ngutiye meze nanayirota hii imeenda kabisa. kuva kiragiye bari bagiye kumpa mama ukitambika yego ni akabiri gato wari uri gushiraho ariko kagize umumaro naragushimiye cyane inshuti ibonera mu byago ubu njye ndi inshuti yawe magara pe nenda no kugira ibibazo nzakubwira ko turi kumwe ibibazo uri kwitegurira ibibazo se kuko mbona kubona imbere yanje nta bibazo rukuhabona hariho wibye se teguri karamfurere kanacu naguhisha ubwo haramutse hahiye nakubwira ni dore haratogose Jaila lemon karangu wateye inda se huye nzabigira nje ndi kubibona mwizi minsi nzabigira igihe cyose witwa nguru umubosi nguru umukire ngo wikaza ari amabya mu kirere nta muntu umufitiye akamaro bigumane n'ibyawe kantu kagira umuntu ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari